Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye hano turi ku muyoboro wa YouTube Chantal TV Jo bajya bibuka kuyishyiraho Uwimana Chantal duhise tukwakira byihuse ariko Murakoze ujye cyane. wibuka gutangira uvuga izina rya Chantal. Yego, murakoze cyane. Ni Chantal Uwimana, ni wa mugani nk'uko yari abivuze, cyangwa se Marie Chantal Uwimana. Nkaba mfite iyi channel yitwa Chantal TV. Mu minsi ishize nangiyeho ka Jo kuko nasanze ba Chantal basa nkaho bafite amacana ari benshi kugira ngo ikantandukanye n'abandi. Chantal TV Jo. Yego. Ubwo wibuke kumenya ko ari amagambo atatu, Chantal TV Jo. Yego. Kuri uyu munsi rero tukaba dufite ikiganiro cyerekeranye n'iterambere ry'umukobwa cyangwa umugore, uri buduhe ingingo nyinshi zigaragaza iterambere ry'umugore. Sinzi niba uri ready kugira amakuru ahagije uha abanyarwanda. Urakoze. Iki kibazo mbajije gisa nkaho ari kinini cyane. Sinzi ndaherahera mpereze mpere uyu munsi mpere ahahise. Ibyo ari byo byose turareba mu myaka ya za 2000 gutyo cyangwa ubaze mbere y'ibihumbi 2090 na gutyo. Ugenda uduha ingero uze gukompara no kurubaho iterambere ry'umukobwa cyangwa ry'umugore rigeze. Reka mvuge nko mu myaka wenda ubwo ndagenda nkubaza mu ingero mu bintu bigiye bitandukanye, haba mu miyoborere cyangwa mu iterambere bisanzwe. Reka nkubwire kera twebwe nko mu myaka 20 ishize, kuko njyewe maze imyaka itari mike, nabwo atari ngombwa kuyivuga none aha atayimbaza, ariko nko mu myaka 20 ishize muri primaire, muri secondaire, ubwo ndavuga nko mu ishuri, abakobwa bari bake mu myaka 20 ishize, mu ntangiriro z'iyo myaka 20 nkubwiye, bari barimo, ntago bari bake mu by'ukuri, ariko abakomezaga bakageza ku musozo wa primaire bakajya muri secondaire, ndakubwiza ukuri bari hafi ya ntabo. Hanyuma kwiga twarigaga mu ma primaire, ukabona abantu barimo bariga, bagera mu wa gatanu kumva umwana yavuyemo, kumva undi yavuyemo, nta gikurikirana icyo gihe byari bihari. Tuvuge mu myaka nka za 1999 cyangwa se za 2000, umwana w'umukobwa yageraga mu wa gatandatu primaire yabonye umugabo. Ubundi ukumva ngo yatwise, ukumva ngo yavuyemo, ukumva ngo ntago mu rugo bimeze neza, ntago ari no kuza kwiga, wenda ndavuga mu bijyanye n'ubukungu. Uzi n'ikindi, uzi ko twishyuraga igiceri amafaranga 300 ku gihembwe, ababyeyi bakayabura. Ababyeyi bakayabura, umwana akavamo. Ariko aho sinzi uri kuvuga muri rusange, uri kuvuga ku mwana w'umukobwa? Nyine ni muri rusange ndi kuvuga, ariko icyo gihe ndagira ngo umenyeshe ko abantu bamwe bari wenda navuze mu myaka 20 ishize, ariko no muri za 1995 na 1996 umukobwa yari wo gufasha ababyeyi mu rugo. Urumva hari impamvu nyinshi zatumaga umuntu avamo. Ukurikijeho ngo yageraga mu primaire mu wa kangahe ngo ahita ajya gushaka umugabo. Nyine nta tegeko ryamurengeraga, nta kumushyigikira. Mbese yari afite amahirwe menshi yo kureka ishuri. Uko se n'amahirwe hari ibibazo, hari ibyago byinshi bimusunikira. Amahirwe atari meza yo kureka ishuri agashaka umugabo, kuko niho narindi kuganira, agahita ajya gushaka umugabo. Njyewe kubera ko ndi umwarimu w'ikinyarwanda, amahirwe mabi ntabaho, kuko yahitaga ajya gushaka umugabo. Nicyo narindi hajya ubwo ni amahirwe nayo, amahirwe. Ariko nyine ubwo ntunkosoye nk'umuntu uzi ikinyarwanda kundusha, ubwo wumvise wumva ko narindi gushaka kuvuga icyo wavugaga nacyumvise. Yego, gushaka umugabo ni byiza nibyo, ariko nanone gushaka umugabo utaritegura cyangwa utaraba ku rugero rwatuma uba umudamu cyangwa umugore, nabyita nk'ahatari, ni ibyago, nabyita ibintu byiza. Ariko izo ni impamvu ndimo ndavuga iby'iterambere. Noneho ugasanga mu mashuri mu by'ukuri abana baratangira ari benshi, kuko ngiye mu gihe cyanjye cyo kubaho cyo kwiga primaire na secondaire, urumva ntago ndi uwa kera cyane nanjye, baratangiraga pe, ariko mu gukomeza imyaka naje kuyivumbura, kuko baravuga ngo mu myaka nka 20 numva uri gutanga ingero ya mbere ya 20, ibyo ari byo byose urayirengeje.
ntuyivuge ngo uperesize ngo ni 100 ariko nayimenye. ntabwo nanatinyuka kwishyira muri 20, ariko rwose ntakubeshye no muri 30 ndaharengeje, reka maze gukura. Hanyuma reka dukikomereza. Hanyuma hari impamvu nyinshi z'ubuzima zo kutagira nanone n'ubumenyi zatumaga abana badakomeza kwiga, cyane cyane abakobwa. Ahari ba mama bari bakibyara abana benshi, ugasanga abana bamwe bavuyemo bagiye gufasha ababyeyi babo kurera barumuna babo. Kabiri, ugasanga imiryango yacu nta babyeyi bagihari, ugasanga umwana w'umukobwa niwe uri kurera abavandimwe be. Gatatu, rimwe na rimwe ugasanga nta bumenyi buhari, ababyeyi ubwabo bashobora kwivaniramo abana babo bagahera ku bakobwa. Kane, ugasanga umwana nawe ntashaka no kwiga, arishakira kwigira mu isoko. Kera twakundaga kujya mu isoko, ugasanga urimo dushaka kujya kurirayo ibiraha cyangwa ibidiya, amandazi. Ugasanga wenda bariho habaga harimo nko kuba bari kumutoza kuba yazaba umucuruzi se, cyangwa ko ari ukubafasha bisanzwe. Ababyeyi bo hambere yabaga afite nk'ibintu ashaka kujya kugurisha nk'amavoka, avoka, ibigori, bagabikwika abana. Ubwo urumva umwana wageze mu isoko, reka sinakubwira ngo iyo bombo kavuga ati wajya umunsi w'isoko abantu benshi, abanyeshuri benshi cyane cyane, sinavuga ngo abakobwa gusa n'abahungu bahitaga bajya ku isoko bakigumirayo. Ariko ibyo ari byo byose ubwo umubare munini babaga ari abakobwa, kuko twabonye byinshi byabaga bibasunikira kujyayo, guheka abana, mama batwaye ibicuruzwa n'ibindi n'ibindi. Noneho rero wanumbajije ikibazo kirekire, ariko reka nkomerezeho. Ni ryari noneho ubu ngubu ibintu nabonye byarahindutse? Ndavuga ko inararibonye ryanjye, nta bushakashatsi bwihariye nakoze, aho igihe ubuyobozi bwacu bwatangiye kuvuga ngo umwana w'umukobwa ashyigikirwe. Batanze amahirwe menshi, kubishyurira abatsinze neza, kubaha amaburse, kubazamurira ku manota rimwe na rimwe atangana n'ay'abahungu kugira ngo babamotive. Uzi ikintu cyabaye? Abakobwa bashyizemo imbaraga, nabwo bigoye ku buryo nibuka kera turi mu mashuri, cyane cyane nk'aya segonderi, wajyaga kubona ukabona umwana w'umukobwa ari kwiga, mu gitondo arakubwira ati sinzaza. Gute? Ababyeyi bishyuriye, akabareza ishuri, ababyeyi bishyuriye umuhungu, umukobwa ntibamwishyuriye. Ariko kubera ko azi ko mu rugo abayobozi bazamubaza ngo kubera iki, hashira igihe ukabona umwana aragarutse. Ibyo rero byagiye bituma wa mukobwa nawe ajya imbere. Noneho agenda ashyikira abasaza be, ashyikira abandi bavandimwe be b'abahungu, bituma uyu munsi wa none nakubwira ngo imyuga yarazamutse, abakobwa bayirimo. Yaba ari imyuga iyi ngiyi twanatinyaga, yindi ubwubatsi, usangamo abagore, abakobwa, ubukanishi, abakobwa bariyo, ibintu bikomeye, otomobile, abakobwa bariyo. Umukobwa mu iterambere ahagaze neza, umugore mu iterambere ahagaze neza. Ahubwo ubu ngubu wambaza ngo noneho bimeze gute se ko muri kaminuza usanga abakobwa barakwita bakuzura? Reka nkubwire, nubwo ntamaze imyaka myinshi ndangije kaminuza, uzi ko niga mu ishuri abakobwa bari bake cyane. Nko mu bahungu, nko mu ishuri ry'abantu nk'ijana, wasangaga abakobwa ari nk'icumi. Kandi urabona ko nanjye ntakuze cyane, ukumva ko uko abantu bagendaga bazamuka. Njyewe kuko nize muri leta, ari wenda mu mapirive abakobwa bagiye bagaragaramo byibura ku mubare mwiza, ariko ku ma leta ugasanga abakobwa baracyari ku mubare wo hasi. Ariko uyu munsi baragera mu mashuri, yaba ari ay'incuke, imibare irajya kungana, yaba ari ayisumbuye, pirimeri, ayabanza, imibare irenda kungana. Gutyo ukabona nyine niko ubuzima bumeze. Ibyo ari byo byose, iyo iterambere riri kuza, hari uburyo dukompara na kera bigaga imyuga abagore. Kera niba barayigaga bayigaga ku kigero kingana gute? Ahubwo se ubwo tuvuze cyane sinashobora kuvuga, ariko bigaga ku kigero gito cyane. Ariko hari ibyo njye numva ababyeyi bavuga ngo za serayi zahozeho na serari gutyo. Yego, ariko ntabwo byari ku mubare ushimishije. Ukabona
hari ibyo bari bazi ariko hari n'ibyo batajyagamo. Sinzi uburyo bajyagamo n'igihe bakoresha n'igihe bamaragayo, ariko iyo witegereje neza usanga bari ababyeyi mu by'ukuri bo hambere ntabwo bari bazi umumaro bizagirira umwana w'umukobwa. Bari bazi ko umukobwa ari uwo kuba mu rugo, ndiho nshaka kugerageza kukubwira ukuntu umwana w'umukobwa nubwo muri serayi yashoboraga kuzamukana n'iyo myuga, ariko uzabaza abantu bose bize imyuga muri iyo serayi nubwo ntabifiteho amakuru ahagije, ni imirimo n'ubundi uzajya gukora uri mu rugo, ntabwo bayumvaga nk'imirimo yo gucuruza. Sinzi nimba ngusubije ariko uzabirebe, iriya mirimo myinshi ni ugusasa, ni ugukorosheta, ni kumenya kwidodera nyine cyangwa kuboha, sibyo? Ni uguteka, ni amasuku. Urumva icyo mpise numva cyo nuko hatabagamo nk'ibi byo kubaka, kubaza, kandi tuzi ko kuri ubu hari umubare munini w'ababyiga. Ntago mbizi, ntaza gutanga amakuru atariyo. Abagabo sinzi ibyo bigaga, ariko ku bagore nzi, abo twaganiriye ababyeyi bacu bambwiye ibyo ngibyo nkubwiye. Nzi ko amakuru numvise abagabo bigaga kubaza no kubaka. Ariko umenya ko ibyo nanjye nabyumvise we. Urumva ko bisa naho biri kuduha isura yo kuba turi gukompara mbere n'ubu uko bimeze, ariko ubu bari kubyiga bombi. Ubu noneho uyu munsi buri wese yabikora, umugore yabikora, umukobwa yabikora. Abakobwa batwara imodoka bakagakora nk'akazi. Izo ngero zirahari. Hari abagore benshi nabonye batwara imodoka, na biriya bimodoka binini bijya hanze bakamara iminsi ku isafari. Abatwara indege ni ukuri mbakuriye ingofero. Gutwara indege, gutwara amamodoka, kubaka, kudoda, buri mwuga wose tuhaye agaciro, kandi bagore tubakuriye ingofero, buri mugore wese. Noneho reka nkubwire n'ikindi, nk'ibi tuba dukora turi aba YouTube creators za content. Uzi ko abagore mu Rwanda barahari, kandi ni ukuri babikora neza, wabigiraho. Uvuga ngo no kurusha abagabo. Ntabwo nabivuga, uragira ngo abagabo baze kuvuga ko nabavuze nabi. Oya, wenda ashaka uburyo ubivugamo, kuko hari ingero tugiye dufite tuzi bagize aho bagera. Ahubwo reka mvuge ngo abagabo bataza kugira ngo turimo kubavuga nk'aho batakora. Barakora, barashyigikiwe, turabashyigikiye, bakora neza. Ahubwo abagore, ikintu umugore yagiyemo akakijyamo agikunze, mvuze ko yarusha abagabo ntabwo naba mbeshye. Ntabwo ari buri gihe ko wenda umugore wese agomba kurusha umugabo, nta nubwo turi muri competition, ariko yabikora neza ndetse yanarusha n'abagabo. Sibyo? Ikindi, sindi burondora amacano kuko nta nimwe turi kwamamaza ahangaha, turi kwivugira izacu, ariko uyu munsi umugore ku isonga mu mirimo yose. Ahubwo ni uko ubu ngubu utambajije ngo niki cyabiteye. Uzi ko struggle z'ubuzima, ubuzima kwa kundi bukunyuza, bukaguhinda, bukakugonda, uzi ko kindi cyo kuvuga ngo nk'uburyo numva nabivugamo. Ese ubu ngubu ni aha nicaye ndi gukora iki? Ugahita utekereza ikintu wakora, iyo ukishyize ku mutima ukumva ko unagikunze, byose bishoboka. Nyine hari n'amahirwe menshi, opportunity. Ayo mahirwe ni imiryango umuntu agomba gufungura. Amaso arafunguka, amatwi agafunguka. Ibyo bintu byose muri ubu buzima turimo tugomba kubibyaza umusaruro. Ndagusubije? Umugore wamubona ahantu hose. Dusoza turi kumva ko hari icyiciro dukompara imyaka ya mbere n'iy'ubu. Ni iyihe nama ugiye kugira bamwe mu bakinangiye basa naho bagikomeye kuri ya mico yo hambere? Imico yo hambere ugasanga nk'umukobwa yaretse ishuri, yagiye, hari ibyateye ugasanga yaretse ishuri yagiye nko gukorera umuntu mu rugo gutyo, ibintu nk'ibyo, cyangwa yaretse ibyo ngo agiye gushaka amafaranga atabanje kwiga. Nihe nama ugiye gusoza tumugira? Sinzi impamvu zatuma ajya aho ngaho, kuko birashoboka, ubuzima bufite ibintu byinshi bubitse, ariko inama imwe nagira abantu,
kwiga ntabwo twese turi kwiga kugira ngo ibyo twiga bizaduha akazi. Niyo nkuru ya mbere natangariza abantu. N'abanyeshuri ubona bari kwiga, nakubwiye ko njye nigishije imyaka myinshi. Hari igihe bazava ubundi ngo turi kwiga ngo tuzabone akazi. Ntabwo muri kwiga ngo muzabone akazi muri ibyo muri kwiga. Muri kwiga kugira ngo mugire n'ubwenge n'ubwonko bufungutse, bubitse amakuru y'ibintu byinshi. Nushobora guhangana n'ibyo bintu wiga munyeshuri, nuko ndi kubabwira basubiye ku ishuri, nushobora guhangana n'ibyo bintu uri kwiga, uzanahangana n'ibindi bintu bitandukanye biri hanze. Kwiga, umuntu wize afunguka mu mutwe. Mubyeyi niba ufite umwana umujyane kwiga. Nufata umwana utarize n'uwize ukabashyira hamwe bakaganira, uzahita ubona itandukaniro. Sindi buri kubwira uyu munsi. Iga, hangana na buri somo, uhangane na buri somo. Hari n'igihe bamwe bavuga ngo jyewe ngo kadakunze yigira ibi ngibi mbese nzabyiga. Ni akantu gato ngiye gusa n'unyuzamo nkakavuga. Waba utarize ugashinga channel Chantal TV Jo. Wenda washinga iyindi. Ariko ibyo ari byo byose, ikintu cyose wakora utarize simpamya ko ukenera abagomba kwiga ngo baze kukuba hafi. Uko byagenda kose tugomba gushishikariza abantu kwiga. Ntabwo tuneguye abatarize, ibihe byarahise, ariko ubonye ikintu wakwiga. Nta nuko tuvuze ngo wige imibare imwe biga muri segonderi. Ikintu cyose cyitwa cyakwiyongera ku bumenyi ufite, cyongereho, ukige. Niba waba ubona utabona icyo kizagufasha muri iyi minsi, ariko kwiga ni ngombwa. Chantal, rero kuri izi nama zitandukanye zibashije kuboneka muri iki kiganiro, ni iki ugiye gusoza ubwira abagukurikira? Hari benshi bagukurikira, ni iki ubifuza bakora iki? Hari ibintu bibiri nshaka gusorezaho. Nkunda umuryango, umugore, umugabo, abana. Noneho ubwo ni njyewe, kandi uwo muryango uretse n'umuryango wo mu rugo wa wundi w'umugore n'umugabo n'abana, njye nkunda abantu. Nifuza umuntu wese uzagera kuri Chantal TV akabona yahakura ihumure, yahakura ubumenyi, yibifata nk'ibisanzwe. Kugira ngo umuntu nka Chantal, kugira ngo umuntu nka Kanaka yicare ashyire umuntu kuri kamera, cyangwa natwe tujye kuri kamera, no kugira ngo abantu twese dufatikanyirize hamwe. Ndabashishikariza kuba abanyamuryango bacu, twubaka imiryango yacu neza, tugakundana, tukoroherana, nyine duspreading urukundo, duspreading amahoro, duspreading imibanire myiza. Nifuza ko abantu bose tubana neza, tukaba ahantu hose umuntu wese akazajya avuga ngo hari ahantu numvise abantu bashishikariza kuba nabo. Hanyuma reka mvuge ku bagore, ko nanjye ndi umugore. Hari abantu njya bavuga ngo abagore nta bwenge, abagore. Uzi ko njyewe niyo nyuze ahantu nkumva umuntu ari kuvuga ngo abagore, mpita mpagarara nkumva ibintu akurikizaho. Iyo avuze ngo abagore nta bwenge, mpita mpagarara nkamuhagarika nti uvuze ngo iki? Ntihazabura abantu twahuye, ntihazabura n'abantu twakoranye. Ntabwo nagenda ntakubwiye ko ibyo bintu bivuze atari byo. Hari n'ibindi bintu abantu bajya bavuga ngo abagore, ngo ni abagore nyine. Bishatse nko kumvikanije ko abagore nyine ari abantu bato, ari abantu badashoboye, ari abantu bari ku ruhande. Mana we, ndabinginze, niba warageze hano ukambera inshuti, nimba bijya binagucamo bigutunguye, ubihindure. Tugomba kuba abantu bizera abandi, bemera abandi, bubaha abandi. Nkuko kandi nta mugore, ntabwo abagore bakunze kuvuga ngo abagabo, nabo hari ababifite, ariko twubake imvugo zacu, amarangamutima yacu, ku buryo amarangamutima asohoka mu kanwa ukumva arubatse, ukumva arubakitse, akumva nta muntu wahutaje. Iyo ubaza amagambo washishije mu kanwa ku munsi, ushobora gusanga hari abantu ugenda upyinagaza, kandi mu by'ukuri nicyo twaje kugira ngo twubake amarangamutima akomeye, twubake imibanire ikomeye. Ndumva nabashimira, mukore subscribe, musharinge.